muraho shuti bakunzi ba Education Family TV, tubahaye ikaze mu mwanya mwiza nk'uyu nguyu. Tugiye kumva inama yubaka ubuzima. Inama yubaka ubuzima ni ikiganiro tugiye kubagezaho kibafasha kubaka imibanire hagati yawe n'abandi. Shuti yanjye, uyu munsi reka nkubwire ijambo ryubaka ubuzima. Ni ijambo ritubanisha neza n'abandi. Iri jambo rituma abo tubana nabo badukunda, bakatwizera kandi bakatwibonamo kuko tuba tugaragara neza nk'ab'agaciro. Kugira ngo rero dukomeze inama yubaka ubuzima, nk'abakunzi bacu ndagira ngo basabe gukanda like kugira ngo tubone ko mudushyigikiye, mukore subscribe ndetse na comment hasi kugira ngo tugumye tubane. Ijambo rero ry'uyu munsi riravuga ngo the most expensive liquid in the world is a tear. It is 1% water and 99% emotions. Think before you hurt someone. Iri ni ijambo rikomeye cyane riri mu magambo y'Icyongereza, ndagira ngo tubisangire mu rurimi twumva twese rw'Ikinyarwanda kugira ngo ribashe kutuyobora no kutubanisha n'abandi. Nk'uko mubibona rero, murabona amarira ashoka ku maso y'iriya foto. Buriya amarira afitanye isano n'iriya nyandiko. Ya nyandiko iravuga ngo the most expensive, ikintu gihenze cy'agaciro gakomeye, liquid in the world, gisukika cyangwa gitemba muri isi, is a tear, ni amarira. The most expensive liquid in the world is a tear. Ikintu gihenze cy'amatembabuzi muri iyi si ni amarira. Amarira nicyo kintu gitemba cy'amatembabuzi gihenda cyane. It is 1% water, 1% ubundi atemba ari amazi, and 99% emotions, 99% akaba amarangamutima y'umuntu. Think before, manza utekereze mbere, tekereza neza, you hurt someone, mbere yo kugira ngo ugire ukomeretse cyangwa se wangirize, ubitekereza mbere. Hari ijambo rivuze emotions 99% ngo ni amarangamutima ya muntu. Reka turebe ngo amarangamutima ni what is emotions. Emotions are complex states of mind and body consisting psychological, behavioral and cognitive reaction to situation such as fear, disgust, anger, surprise, happiness and sadness. Ubundi icyo bishatse kuvuga, emotion na amarangamutima. Amarangamutima ni uruhurirane rw'ibintu bitandukanye biba mu ntekerezo za muntu. Izo ntekerezo za muntu rero, urwo ruhurirane rw'amarangamutima yashobora kuba harimo imyitwarire cyangwa se imyifatire, ko wiyumva se, uburyo ugira ubwoba wumva uri gutinya, uburyo ushobora kwayura, kwatsamura, uburyo ushobora kumva ushonje ufite inzara, uburyo ushobora kumva utunguranye cyangwa watungura abandi, ibyishimo n'umunezero ndetse n'agahinda. Byose ni ibintu by'amarangamutima twita emotions. Ibyo byose ni ibintu bizanwa n'iki? N'amarira. Niyo mpamvu rero iyo ugize gutya ukababaza ugahangayikisha mugenzi wawe kugeza aho amarira yaza, burya icyo gihe uba umukomerekeje. Hari n'igihe nanone ushobora no gukora n'ibintu by'agaciro byiza bimushimisha, bigakurura amarangamutima ye, n'ubundi amarira akaza kandi n'ubundi yishima. Ntabwo igihe cyose amarira amanutse ashotse ku maso aza ari uko umuntu ababaye, ariko ashobora no kuza umuntu yishimye, anezerewe, asetse, mbese ukabona nyine byamurenze. Ifite umunezero rero amarira araza. Niyo umuntu afite agahinda, yenda hari uwamukomerekeje, hari umubabaje, n'amarira araza. Niyo mpamvu batubwiye ngo ni emotions. Emotions ni amarangamutima. Ya marangamutima umuntu agira rero ku kintu gishobora gutuma amarira aza, yenda ni ibyishimo, ni agahinda. Niyo mpamvu buri wese agomba gutekereza mbere. Think before you hurt someone. Mbere yo kugira ikintu ukora ku muntu cyangwa se umukorera, ugomba kubanza wabitekerezaho neza, ukavuga ati si ibintu biramushimisha,
so murakoze rero, yari iyo ngiyo inama y'ubuzima, mukande subscribe naho ubutaha ku kindi gice gikiyeho.